Duherukana ubushize ubwo Judy yahamagaraga umwicanyi ugomba kuza kwica Rosa. Umukobwa n'umujinya mwinshi nyuma yo kubura mama we yese atangira gupanga uburyo yakwihorera kuri Rosa, maze abwira uwo mwicanyi ati ugomba kwica kariya agakobwa kubera yuko ndakanga cyane, ndamwanga ku buryo utabyumva, niyo mpamvu ugomba kumwica. Uwo mwicanyi ati wigira ikibazo rwose mabuja, ndakora ibishoboka byose, ndamugushwanyagurizamo ubucece. Judy ati ibyo nibyo nshaka rwose, reka tuze kubonana mu mwanya rero, ndaje nkwereza lokasiyo y'ahantu tugomba guhurira, ubundi nkwereza avance ujye gukora ikiraka. Umwicanyi atoke nta kibazo mabuja, reka tubonane mu kanya nta kibazo. Nyagasani ubwo byari biri kuba byose Judy ari kuvugira kuri telefoni, kakana ka Jasmine kari kari hafi ngo kari kumva ibintu byose biri kuvugirwa kuri telefoni. Ubwo karahagaze maze karibaza kati uno mukobwa ari kuvuga ibiki numvise ra, uno mukobwa ashobora kuba agiye gukora ikintu kitari cyiza. Ka Jasmine nta kindi kakoze, kahise kagenda gake gake maze kahita kirukanka, kahita kajya gushaka Pierre kugira ngo kamubwire ibyari biri kuvugirwa ahangaha mu cyumba. Ubwo kana karimo kirukanka cyane karimo kwahagira, kageze imbere maze gahura na Pierre. Pierre arakabaza ati Jasmine, ni iki cyabaye? Hari ikintu cyabaye ko muri kwirukanka wahagira mwana wanjye? Jasmine ati oya, nuko nyine numvishe Judy ari yunari kuvugira kuri telefoni. Hari ikintu agiye gukora kitari cyiza, ngo ashaka kubabaza mukuru wanjye Rose. Pierre ati ngo iki? Ngo hari ibintu arimo gupangira mukuru wawe bitari byiza? Jasmine ati yego rwose Pierre, ahubwo agira ikintu wabikoraho. Uriya mukobwa numvisha ari umugome cyane ibintu arimo kuvugira kuri telefoni. Pierre ati ugira ikibazo Jasmine, ndaje kano kanya ngiye kumuvugisha. Ubwo nta kindi Pierre yakoze, yose cyane yinjira mu cyumba cya Judy, maze mu kugeramo yarakaye. Judy ahita atungurwa cyane aramubaza ati niko urakora iki hano Pierre? Pierre aramusubiza ati rekera kwigira umwana mwiza si imbere yanjye nyine, harya ngo ni ibiki ushaka gukora? Ubwo Judy yasigira nkaho atabizi ati urimo uravuga ibiki se ubwo Pierre? Njye nikumburiye mama, nakifuje ko akambereye umugabire ga Pierre, nukuri uri umusore mwiza cyane. Ese ubundi kuki wahagaze kure yanjye sha wanyegereye? Nyegera sha umpobere. Pierre ahita arakara maze ariko se wasaze wa mukobwa we, urimo uravuga ibiki? Judy ati nimo ndakuvugisha rega mukundwa, ubundi kuki wakunze kari agatindi ngo ni Rose? Sha ndagukunda Pierre. Ubwo umukobwa ahita amwegera maze atangira kumwikoreshwaho, maze aramubwira ati rega nawe ndabizi yuko unkunda ahubwo ari ukubera kari agatindi ka Rosa. Pierre aramubwira ati wamvuye wagikobwa ukankura ibyo bitoki byawe, ubundi ushaka gukora ibiki kutari kunsobanurira? Ubwo umukobwa nta kindi yakoze, yahise yegera Pierre maze ahita amusoma. Pierre ahita arakara maze amukubitira cyamujugunya ku gikuta, aramubwira ati mva imbere wagashitani we ndakwanga. Ubwo umukobwa Judy akimara kwikubita hasi, yahise avuza induru atabaza Rose ati Rose ndakwingize rwose ntabara Rose. Rose we uri he koko banyishe? Nta muntu waza kuhungwa nabare, Pierre agiye kunyica mu nabare mwo kabyaramwe. Rose we. Ubwo nta kindi cyabaye koko Rose yaje gutabara maze asanga umukobwa ari hasi, ahita amubwira ati Pierre koko bino ni ibiki urimo? Judy ahita ahaguruka maze akirukanka asanga Rosa, akamubwira ati Rose ndakwingize rwose ntabara. Rose ahita abaza Pierre ati niko Pierre nibiki biri kujya mbere hano? Pierre ati umva birahagije rwose pe, uno mukobwa Judy ntago nshaka yuko akomeza kuba ahangaha, agomba kwita mvira mu nzu kano kanya kandi gitaraganya. Mukobwa ati Pierre narabikubwiye na mbere hose yuko Judy ari wenyine rwose tutamureka ngo agende ajye kubaho wenyine. Pierre ati nyumva neza Rose, ntago nongera kumva rwose ibyo nirimo kumbwira, urumva sinongera kumvikana nawe. We nta kintu na kimwe wiziye kuri uwo mukobwa we rwose wagize intungane, uwo ngo ntago ari inshuti yawe Rose, rero agomba kuva muri ino nzu n'itegeko nshyizeho. Ibi ngibi nta nubwo bigomba guhinduka, ndabivuze nk'umugabo, agomba kuva muri ino nzu uwo mukobwa ngo ni Judy. Nta kindi Pierre yakoze ubwo arakaye cyane, yahise asohoka mu cyumba maze ahita agenda. Ubwo abandi bakomeje baganira maze Judy ati Rose nta kundi nyine ngiye ngomba kugenda, ntago nakomeza kuba ahangaha rwose, reka nze ngende mve muri ino nzu iteka ryose, ntago nzongera kugaruka ahangaha. Rose ahita ababara maze ati oya Judy nukuri ntago ugomba kugenda pe, erega nta hantu ufite ho kuba. Judy ati nta kibazo ngiye nzajya kuba ku mihanda, kuko n'ubundi Pierre aranyanga cyane rwose nawe wabyiboneye. Rose ati oya sha Judy ngiye ntago ndatuma ugenda pe ngo ujye kuba inzererezi ku muhanda, ndabizi yuko unyeneye cyane rwose Judy, ntago rwose uri wenyine kandi ndahari. Basi reka njye kuvugisha Pierre, we genda uba uruhutse sibyo? Ubwo ibyo byararangiye maze tugaruka mu cyumba cya Jimmy yicaye arimo gutekereza cyane. Jimmy barimo kwibaza atari ko se kuki nkomeza gutekereza cyane kuri uyu mukobwa rwose ngo ni Judy. Gusa nyine uriya mukobwa ni mwiza cyane pe, ni umukobwa mwiza cyane, ndatekereza rwose ndi mu rukundo n'uriya mukobwa. Ubu se koko nakora iki kano kanya? Aho se namupropose akaba yabyemera koko? Oya kambe ndetse ntago yabyemera, yahita nkatira. Aracyafite n'agahinda ko kubura mama we, ubwo se koko ibyo bintu by'inkondo yabijyamo?
basi reka minegereje iminsi mike ya maze nzamubwire yuko mukunda. Ndifuza kubana n'uyu mukobwa ngo ni Judy. Ubwo disi Jimmy yakomeje gutekereza kuri Judy kandi nawe aba yitekereza kuri Pierre. Mbese ni bya bindi bavuga ngo mu by'ukuri uwo ukunda abakunda undi. Tugurutse kandi ubwo kuri Judy yarakugendeye maze ajya kwiherera, atangira kuvugira kuri telefone ati niko uri hehe ko nari kukubona, banguka hano vuba ndagutegereje. Ubwo mugabo bavuganaga yese avuga ati nahageze rega ndi hano mabuja, ahubwo we uri hehe? Judy aramubwira ati ngende mu busitani banguka maze duhure. Uwo mwicanyi kandi Judy yarazanye yese asimbuka igipangu maze ahita agwa mu busitani nuko ati nahageze mabuja. Judy ati okay ukoze neza, hanyuma rero uriya mukobwa ugomba kumwica ejo. Amazina ye yitwa Rose. Umwicanyi ati wigira ikibazo, ngenda bikora rwose, ahubwo se amafaranga ari hehe? Rose ati wapi ntago nakwishyura mbere, ugomba kumwica mbere ahubwo wowe. Nshaka kubanza nkabona umurambo we maze nkakwishyura. Umwicanyi ati wigira ikibazo rega mabuja, amafoto ye rwose nayabonye wayanyoherereje, ibindi humura ndabikora kinyamwuga, ejo rwose nzaba namurangije. Judy ati okay ni sawa cyane, noneho ubu noneho wakongera ukurira igipangu maze ugasota ukagenda. Nizere ko nta muntu n'umwe wigeze ukubona aha ngaha. Umwicanyi ati humura nta muntu wigeze umbona rwose mabuja, reka nigendere. Umugabo nta kindi yakoze, yahise amubwira ati ijoro ryiza maze ahita yurira igipangu arasota agwa hanze y'igipangu. Nyagasani, uwo mwicanyi akimara kugenda, Judy yarahindukiye agiye kugenda ahita akubitana na Jimmy wari wagize ubwo bari kumva ibintu byose byari biri kuvugirwa aho ngaho. Jimmy disi wakundaga uyu mukobwa Judy yahise agira ubwoba akimara kumva yuko umukobwa akunda ari umwicanyi kabutindi. Judy ubwo bwaramwishe agikubitana amaso na Jimmy maze ati mana yanjye, ubu si ngo yararimo gukora icyangaha koko? Ahita amaze ati niko Jimmy urakora iki hano? Jimmy kutarimo kuvuga, niki cyabaye kutari kuvuga? Urifuza iki se? Jimmy umujinya waramwishe maze ati ntacyo nshaka, gusa nyine nuko nari nkuhangayikiye. Umeze neza? Judy ati ntago meze neza, nyine nkumbuye mama wanjye. Pierre aranyanga cyane ndetse nategetse yuko rwose bagomba kunyirukana muri ino nzu. Ubu ngubu nyine ndi njyenyine ntabwo wabyumva. Jimmy ahita amubwira ati ukeneye kuruhuka Judy, ugire n'ijoro ryiza. Judy ati nawe ugire ijoro ryiza rwose Jimmy. Nukuri maze kubona yuko uri umuntu mwiza Jimmy. Jimmy ntabwo yamusubije maze ahita agenda ubona yuko arakaye cyane. Mwibuke neza ko yasanze uno mukobwa arimo kugambanira Roza kugira ngo ejo bazamwice. Ubwo nta kindi cyabaye Jimmy disi n'agahinda kenshi yagarutse mu cyumba cyacitse intege maze ati bega umukobwa ngo ni Judy. Kumbura ya mukobwa Judy n'umugome bigeze hariya, yanga Roza kugeza nubwo ashaka kumwica. Koko nanatekereza yuko uriya mukobwa atwite, ibi ntago nabyemera pe. Ibi ngibi ngomba kubibwira Roza, ngomba gutabara Roza ndetse n'umwana atwite. Uyu mukobwa Judy mise mwanga cyane pe, bega umukobwa mubi. Jimmy akirimo gutekereza ibyo byose yagiye kubona mwana Judy yinjiye mu cyumba cye maze ati Jimmy umeze neza? Jimmy ubwo yahise ahaguruka maze umukobwa Judy ahita amubwira ati niko ushaka kuvugana na Roza? Jimmy yahise amubwiza ukuri aramubwira ati niko Judy, natekereje yuko uri umukobwa mwiza pe, ariko naribeshye, nabanje no kugukunda gusa ariko ubu ngubu ndakwanga Judy, uri umukobwa mubi cyane. Roza ko yakwitayeho koko akaguhangayikira, nuko bari ushaka kumurimbura koko Judy? Ni gute wakorera ibintu koko Roza ugukunda bingana kuriya? Uri umukobwa mubi cyane rwose, umukobwa wikunda udatekereza kuri mugenzi we rwose umuhangayikira. Ubwo nta kintu umukobwa yakoze Judy yahise amubwiza ukuri aramubwira ati bamubwire Jimmy Roza agomba gupfa, ngomba kumurimburana n'ibyo byose ndetse n'ibyo atwite byose biriya bintu atwite mu nda niba ari ibiki, kandi nta kintu wabikoraho ngomba kubikora. Nyagasani. Jimmy ahita amubwira ati bamubwire rwose Judy, ndakubwiza ukuri yuko njye ntaraza gutuma ibi ngibi uza kubikora, njye ndaza gutabara uyu mukobwa rwose ngo ni Roza nta kibazo cyiwe nzi. Judy ati nta kintu rega wabikoraho, Roza agomba gupfa. Ntabwo natuma kandi uza kunyangiriza umupangu wanjye Jimmy. Jimmy ati bamubwire Judy, njye rwose ndaza kubyangiza, niwumva yuko uraza kugira ikintu ukora kuri Roza mari pe ndamutabara. Judy ati rega nta kintu uraza kubikoraho, nushaka kurekera rwose kwigira nkaho uri intwari ye, ndaguhagarika. Nyagasani ubwo nta kindi Judy yakoze, yahise akuramo agacupa karimo umuti usinziriza ahita apuriza Jimmy mu maso, maze umusore ahita atangira kudagadwa ahita asinzira. Judy ahita amusunika umusore yikubita hasi. Nyagasani Jimmy amaze kwikubita hasi, Judy yahise afata telefone maze ati alo, gahunda irakomeje, ugomba kwica Roza ejo, nta wundi munsi nshaka yuko ugomba kubikora utari uw'ejo. Umwishinyi ati yego rwose mabuja, we wigira ikibazo. Judy ahita ava kuri telefone maze ati Jimmy ndabizi ntabwo ushobora kuba wakanguka rwose, uraza gusinzira amasaha nka 13 rwose maze gukora igikorwa cyanjye. Ubu ngubu noneho najya kuganira na Roza maze nkaba mwibaraguzaho. Ubwo nta kindi Judy yakoze, yahise agenda. Ngukunda nukundwe, ngukunda nukundwe.
Jude avuye gupuriza Jimmy ibintu bisinziriza amasaha 13 ahita aza no mu cyumba cya Pierre. Ubwo Pierre ahagaze arimo gutekereza ibirimo birajya mbere, yagiye kumva yumva umuntu aramubwiye ati umeze gute mukundwa, umeze neza? Nyagasani Pierre arahindukira maze agasanga ni Jude uje mu cyumba cye, maze akamubaza ati sura kuri cyanga koko Jude, sohokera mu nzu vuba, sohokanga ugende rwose ngiye nakurambiwe. Jude aramubwira ati rega ngiye nta hantu ugomba kujya, iyi nzu rega ni yanjye, ngiye nzaguma ahangaha we, erega uzabana nanjye Pierre, uzabana nanjye. Uriya mukobwa Roza n'ubundi rega ntabwo agukunda, ni njye ugukunda. Pierre ati nakwirukanye ntabwo ugomba gukomeza kuba ahangaha wa mukobwa we, uyu munsi umenye ko ari wowe wa nyuma, ejo nzakwirukana, wowe tegereza ubundi urebe ibintu nzagukorera. Jude ati ibyo ntabwo wabikorerega ndabizi, kubera ko Roza ari kumwe nanjye aranshyigikiye. Ubwo nta kindi Jude yakoze, yahise agenda azunguza inugu rwose yamwiyemeyeho ahita asohoka. Pierre ugagenda karamwisha buri icyo yakora n'icyo yareka, kandi amaze kuva aho ngaho yahise amanuka hasi ajya kureba Roza mu gikoni, maze kandi ubwo aza yirakaje cyane yababaye. Roza aramubaza ati niko Jude umeze neza, niki cyakubayeho Jude? Jude aramubwira ati Pierre arambwiye ngo ashaka kunyirukana ngo ejo niwo munsi wanjye wa nyuma hano, kubera iki umugabo wawe atankunda. Roza ati humura njye ndi kumwe nawe rega, nta muntu ugomba kukuvana ahangaha ngo akwirukane. Jude ati Rose ni ukuri ndumva ntameze neza pe, ndifuza kuba nasohoka nkava muri uru rugo, wabyemera ko tujyana? Nyagasani ubwo Roza atabitekerejeho kabiri ati yego rwose nabyemera, ngareka tugende, erega ntabwo uri wenyine narabikubwiye yuko rwose nzakuba hafi. Ubwo nta kindi bakoze, bahise burira imodoka maze bahita bagenda na Pierre atabizi. Nyagasani mwibuke neza ko uyu mukobwa arimo gushaka kuba yagira nabi Roza kugira ngo amwice mu gitondo. Ubwo Roza disi niwe wari utwaye imodoka, maze Jude agenda amwitegeza arimo guseka amubwira ati ugiye gupfa Rose, mama n'ubundi yapfuye kubera yo wagakobwa we kagatindi, nanjye ngomba kuba nakwiyoreraho rero nkakwica. Uyu niwe munsi wawe wa nyuma w'ubuzima bwawe wa gikobwa we, nyuma y'urupfu rwawe kandi ni njye ugomba kuzabana na Pierre. Ubwo bageze imbere ahantu hatari heza, ahantu hari ibizu bishaje rwose ubona yuko ari ahantu hatari heza habe na gato. Maze Jude atabwira Rose ati muparitse imodoka gato yandaje maze njye gushaka ahantu nihagarika. Ubwo Rose ahita ahagarika imodoka, maze Jude ntiyajya kwihagarika ahubwo ahita turika araseka. Nyagasani ubwo Rose byaramucanze maze ati niko Jude, kubera icyo yamenye ko duhagarara ahangaha kandi rwose ubona yuko atari byiza, ntabwo ubona ukuntu hateye ubwoba, ubu turakora iki kuko ahangaha? Jude yaraturitse araseka maze ati ngufitiye surprise rwose Rose, we ngwino tujyane nkwereke surprise ngufitiye. Rose ahita yikangamo maze ati niko niye surprise umfitiye ko narimo ndabisobanukirwa? Jude kwa guseka bita bihagarara maze aramubwira ati umva tugende uraza gusobanukirwa byose nituhagera, we ngwino tugende yewe. Ngukunda nukundwe, ngukunda nukundwe. Ubwo tugarutse mu rugo rwabo kandi hamwe Jimmy yari aryamye yahise akanguka. Umusore kandi yakangutse arimo kwibuka byose maze ati uko byagenda kose ngomba gutabara Rose, ndabizi yuko atameze neza kano kanya, ngomba gutabara Rose nkahagarika Jude. Ubwo nta kindi yakoze, yahise yirukanga cyane maze ahita ahamagara abandi arababwira ati Pierre nyine kuvugana nawe kandi byihutirwa cyane. Pierre aramubaza ati niko Jimmy umeze neza, niki cyabaye ko mbona utameze neza, ndabona usa nk'umuntu wataye umutwe. Jimmy ati ndimo ndagerageza kuba natabara Rose. Rose ari hehe? Ndakwinze mbwira Rose ari hehe? Bose bahita bikangamo. Mama Pierre nawe akahita maze ati niko murimo muravuga ibiki? Pierre nawe ati niko ni ibiki byabaye kutambwira? Jimmy ati dufite gutabara Rose kano kanya, uriya mukobwa Jude ni dayimoni kazi, ahubwo niwe ndabaza ni Rose ari hehe? Pierre ati Rose ari mu gikoni rega. Mama ahita amubwira ati wapi ntago ari mu gikoni niho narindi nanjye, Rose ntaho hari rwose, ahubwo se yaba yagiye hehe? Jimmy ahita ababwira ati rero uriya mukobwa Jude ashaka kwica Rose, aramwanga cyane kuri rwa rwego utabasha kubyumva. Ejo bundi bwo namuguye gituma rwose arimo kuvugana n'umwicanyi ushaka kuba yamwica. Nyagasani yari arimo kuvugana n'umwicanyi rwose bari kumwe barebana kuko nabaguye gituma bari kumwe, ashaka kwica Rose. Bahise bagira ubwoba bwinshi cyane. Nyagasani ubu kandi tugarutse kuri Jude na Rose ahantu bari. Jude yajyanye Rose mu kizu gishaje. Rose n'ubwo abwisha ati Jude ese hano hantu ni hehe? Njya nshaka kwigira mu rugo. Ubwo Jude yahise amwereka indi sura ye nshya maze aramubwira atumva nta hantu rwose ugomba kujya inshuti yanjye. Umukobwa Rose agira ubwoba maze ati niko ushatse kuvuga iki se ubwo? Ese urimo kugerageza kuba wakora iki? Jude aramubwira ati unyihanganire Rose,
kandi rwose ntuhangayikire Pierre kubera yuko nzamugusigariraho, ni njye uzagusimbura rwose, ngiye kuba umugore we. Bakiri aho ngaho wa mwicanyi yaraje maze ati mabuja mumeze neza? Nyagasani umwicanyi kandi ubwo yari yifunze ahantu hose, afite n'ibikoresho byinshi cyane rwose byo gukoresha akazi ko kwica Roza. Maze ubwo Roza arahindukira maze abonye uwo mugabo ahita agira ubwoba nuko ati uyu mugabo ninde? Ese ni ibiki biri kujya mbere ahangaha? Juda aramubwira ati uyu mugabo rero ureba ahangaha ni umwicanyi kabuhariwe, uyu nguyu rero niwe nashatse kugira ngo akwice, agiye kuguhitana Nyagasani. Roza ubwoba bwaramwishe maze atuvuze ngo iki? Ibyo ntabwo bishoboka, wese wangambanira. Wangambaniye Judy? Ibi ni gute wabikora koko? Ni gute wankorera ibintu nk'ibi ngibi koko n'ukuntu nakwizeye? Judy niba koko ari byo rwose uri umugome pe, uri umurozi. Kumbe koko Pierre ibintu byose yavugaga byari ukuri. Sha nukuri ndakwanze pe, ndakwanze uri umwana mubi Judy. Sinzigera nongera no kukwizera n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Ukwiye kujya ikuzimu rwose wa mukobwa wuri shitani. Judy aramusubiza ati mbabwire wa gakobwa kagakenewe kagatindi. Ndakwanga kuri ya revu utabyumva. Kuri rwa rwego rwo kuba mama wanjye yarapfuye kubera wowe. Urumva ngiye nakwihanganira? Uno munsi ugomba gupfa Rose, ugasanga mama wanjye ahantu ari mu kuzimu. Uno mugabo n'umwicanyi kabuhariwe agiye kukwica. Judy ubwo ahita ahindukira maze akabwira umwicanyi ati nkubwire wa mugabo we nawe, akazi kawe urakazi. Gira vuba vuba mukobwa mucagaguremo uducece njye kumugaburira inkoko zanjye. Nyagasani ubwo umwicanyi nta kindi yakoze, yegera Rose amutunze imbunda aramubwira ati niko wa mukobwa we, funga ayo maso yawe kubera yuko ugiye gupfa. Ubwo Rose disi nta kindi yakoze, yanze gufunga amaso ahubwo yitegereza Judy, yibuka urya yamwitangiye kuva ku munsi wa mbere. Pierre akamubwira ati uyu mukobwa Judy ntabwo ari umuntu mwiza, ariko bose akanga kubumva. Ubwo nta kindi cyabaye, Rose disi yatangiye gutabaza avuza induru, maze ahita babeshyira ababwira ati n'ubundi rega nari mbizi ko Pierre araza kuntabara, singu yaraje. Ubwo nta kindi cyabaye, barahindukiye ngo barebe yuko Pierre yabaje koko, maze muri uko guhindukira barangaye gato, Rose ahita asunika umwicanyi yikubita hasi n'imbunda yikubita hasi, maze umukobwa arangije yihuse cyane ahita yirukanka cyane arahunga. Ubwo tugarutse kuri Pierre na mama we bari kumwe na Jimmy mu modoka ya polisi. Ubwo Pierre barimo abwira afande ati afande ihute rwose pe, Judy agiye kwica umugore wanjye. Jimmy wari warakaye cyane turiya mukobwa ngo ni Judy ni umukobwa mubi cyane rwose wikunda, ashobora kuba yakora buri kimwe cyose kubera amafaranga. Afande ati mwigira ikibazo rwose ntakenerega aza gukora. Ubu ngubu namaze gutrakinga telefone y'umukobwa, ndimo ndabona ahantu ari. Muhumure rwose tugiye kuba twamugeraho, mwigira ikibazo. Ubwo kandi Rose mu kwiruka nka disi yarirukanze maze ageze ku rugi asanga bahafunze. Ubwo buramwica maze ati subu koko ndakora iki? Nta kindi mfite gukora usibye guhamagara Pierre. Yafashe telefone maze ahita ahamagara, aramubwira ati niko Pierre umeze neza? Ndabingize rwose ni mu ntabare pe, Judy ashaka kunyica. Pierre ati niko Rose uri hehe? Humura rwose ndaza kugutabara Rose. Rose ati ndaje nkoreza urukasiyo y'ahantu merereye muze mu ntabare. Nimuhanguke mu ntabare rwose bitararangira. Ubwo nta kindi cyabaye, Rose yahise amwereza urukasiyo y'ahantu aherereye kuri WhatsApp akirimo kohereza, kandi ubwo Judy ahitaza. Uyu mukobwa Judy yihuse cyane ahitaza maze akubita Rose yikubita hasi. Gusa kubwo amahirwe Pierre yari amaze kwakira urukasiyo y'ahantu baherereye, maze ahita abwira abandi ati ubu ngubu twamaze kubona ahantu aherereye, ndetse nk'uko bigaragara kuri map rwose turahegereye cyane tugiye kuhagera. Afande ati wigira ikibazo rega turatabara umugore wawe. Ubwo kandi Rose disi baramufashe, maze bamwicanyi yongera mutunga imbunda akirimo apanga uburyo yakwicamo Rose. Bagiye kumumva hari umuntu uvugiye inyuma yabo ati nimunyeganyege. Nyagasani ubwo mu guhindukira basanze ari afande nawe afite imbunda, ahita ahaguruka atunga imbunda. Afande bose barazitungana. Afande aramubwira ati wa mugabo we washyize imbunda yawe hasi kano kanya. Ubwo Pierre nawe yahise ahagira maze ahita abwira Judy tuva ngubwire Judy ndakwanga, ibi ngibi ntabwo nzigira mbikubabariraho habe na gatoya. Ubwo bakirangariye Pierre, Rose ahita ahaguruka maze agacunga Judy n'umwicanyi akabaturuka inyuma maze akahita basunika bose bakahita bikubita hasi imbere ya Afande. Ubwo nta kindi Afande yakoze, yihuse cyane yahise abafata maze ahita bazirika, arabahambiranya cyane maze ahita bakwega. Ubwo kandi Judy niko yari afite n'amagambo menshi ati niko Rose we sinzigira nkwihanganira wa mukobwa we. Rose aramusubiza ati ntabwo uzanyihanganira, suzangira gute ko ubungubu nta kintu na kimwe wabasha kwikorera, ubungubu ugiye kwibera muri gereza ubuzima bwawe bwose. Gusa ariko nyine mbere yuko ujya gufungwa hari ikintu nifuza kuba naguha. Ubwo nta kindi Rose yamuhaye, yahise akubita Judy urushyi rwiza rwo ku matama aramubwira ati wa mukobwa we Judy ndakwanga pe, ujye rwose kuzimu, wa mukobwa uri umugome mubi cyane. Ubwo Rose kandi yarongera amukubita ikindi gishyi cyo ku matama, maze ako kanya Afande ahita abatwara mu modoka ajya gufunga Judy ndetse n'umwicanyi.
ubwo kandi tugarutse muri gereza aho bari bagiye gufungirwa, umukobwa akimara kugera muri gereza ahita atangira kwivugisha muri gereza ati ibi ngibi nabyo rwose ubuzima bwanjye bwarangiye, ikiruta byose nuko nakwiyahura ahubwo reka nze niyahuri. N'ubundi rega nabuze mama wanjye ariwe buri kimwe cyose nari mfite, ikindi kandi nabuze n'inzu yacu ndetse na kampani byacu. Ubu ngubu ni njye nyine ndahangaha mu buroko, nta n'umuntu n'umwe nkunda muri ino si. Muri make nabuze buri kimwe cyose ngiye Judy. Ubwo umukobwa nta kindi yakoze, yashatse ukuntu yakwiyahura biranga neza maze ahitamo gukora uburoko. Ubwo kandi iminsi yakomeje gucaho, hashize amezi 9 tugaruka mu rugo kwa Pierre. Uba ari umunsi umwe mwiza udasanzwe, habaye ikirori cyo kwakira akana kari kavutse, akana k'agakobwa Disika Pierre na Rosa. Ubwo kandi baba bishimye cyane barimo baraserebura. Ubwo Rosa bateruye akabi barimo kuvuga ati disi gasa nkawe babe, uzi ukuntu musa. Ubwo kandi ka Jasmine nako kaba kishimye cyane karimo karababwira ati nukuri ndishimye cyane pe, ndumva wagira ngo nibereye ku kwezi. Mama Pierre ubukunda kubyina cyane ahita hamagara ka Jasmine kati Jasmine, harya sinabonye nawe ukunda kwibyinira, waje tukabyinana. Ubwo Jasmine aramusubiza ati oya, njye nago nabyinana nawe utaza kunkubita ikigeri. Mama Pierre ati umura nago ndagukubite rega, ngwino twibyinire mwana wanjye, ngwino twibyinire gutya nyine hasi hejuru hasi hejuru hasi hejuru, urabona bitoroshye kubibyina. Ubwo bandi bose baturika baramuseka. Jimmy kandi ubwo bari ku cyokezo arimo kubokereza icyo kurya, maze kandi Pierre ahumugisha umwana we wari wavutse ati uzabaho igihe kirekire mwana wanjye, ndagukunda cyane kandi rwose ndabara nk'ukunda iteka ryose. Ubwo disi bose ibyishimo byabaye ibyishimo, barishima cyane. Umuryango wongera gutahamo ibyishimo bidasanzwe cyane yuko bari bungutse n'undi muntu mu muryango wabo, akana keza k'agakobwa. Nyagasani, reka twese duhure muri comment maze mumbwire ukuntu mubyumvise, ndetse kandi muze gucikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru. Njye kandi kuri mikoro uba uri kumwe nanjye Alpha Samu. Reka dusubire mu bice bikurikira muri bizi ko mbakunda cyane. Make sure subscribe. I love you all guys. Thank you.